murabona neza inshuti zacu uyu ni umwanya mwiza dusanzwe tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye byiza icyo gusa mugomba gukora mwebwe ni ukuza mukabana natwe mugakora subscribe mugashiraho like mugakora comment ibyo zose ndabizeza ko mutazigera mwicuza uyu ni umwanya kuko nari mbibuze cyane ku buntu pe bazamureka inabi mureke umutima mubi kandi ku mutima butunyabu nyabuna hari utubwa two kugitwa tunyabu kandi n'ufite akabeba hari akanyabu ko kukajya rero ni mukuru utwo tuntu twose mukore subscribe yembe akantu ko gukanda uke rimwe n'ukuri karoroshe nyabuna ni mukore subscribe n'ukuri muzamudushigikira kuri twese tuzamure sosiyete nyamurenge tuzamure sosiyete ivuga ururimi rwacu twese abagumva bose abarundi abanyarwanda abanyamoko bumva ikinyamurenge nyabuna mwese n'ukuri nimugende mukore subscribe nimureke turiya tunyabo two ku mutima muze mukore subscribe mukore like kugira ngo turebe ko bitumye dukorera ukundi kazi igenda yereka abantu benshi tukarebwa ikindi kandi ni ukuri mushiraho comment muzajya mumbwira ngo dushaka ikintu runaka niba mutagishaka abantu muzabimbwire niba mubashaka muzongere kandi ndazo mubimbwire ni mwebwe ni mubishaka bazagaruka ni inshuti zacu kuko muri inshuti zacu nyine izi ni inshuti zanje ni inshuti zanjye kuko nimwandika konti mubashaka navyo mupfe kuvyandika tubimenye ko turaba twamenye ko mubashaka rero yemenya abona tubahaye ikaze mwisanzure muzaza muza mwisanzura no mu kirambi kwa kaka hano kuri NCTV muzaza muza mu isanzurira rero byose yewe bumvise yabona ni mwumve tumusebye kuri abo bantu timurusha umuntu wabanje yingire subscribe yewe bukandaho rimwe gutya kantu katagutwara na mega keraga abantu babaga badafite nk'abagabo wenda niyo nabonaga bagenda kwinginga abandi bagabo kinyabona muzoze kuntemera muzoze kumfasha mu ntemerere mu pikivi ivyo zari bigoye sibyo ariko iwacu barabikora no ka subscribe n'impinja zifite amafone uzamugira uti sabone gutyo mu Gifaransa sabone mu Gifaransa mu Kibembe ni gute mu ntuze ni gute mu Kiganda ni subscribe gusa wazo ni subscribe nyabo n'abagande batunga mukore subscribe mu kinyamurenge ni gute subscribe kwinga ariko si ukwiyunga kwiyandikisha mu Kiganda nabo baravuga kubera wamo ebagande kubera wamo muke tubere wamo munyigaho subscribe yoka tubere wamo nukuri muhishe tubere wamo kale banange tuyanziza ngo nukuri pe nimukore subscribe umuntu wese wumva aka kajambo ka subscribe mugende mukore subscribe no mukecuru utazi no kuyivuga urabona gusa kantu hari yagutya gatukura witugira guke utagakandaho nyina n'umurozi sumurozi ariko nyine arabaketse tutuvuze murabaroza ko murabo muketse ni mutagakandaho rero nukuri tubaye ikaze mukore subscribe musharinge asigaye muzaya mumbwira izo nzoza nzanze ndahari kugira ngo mbizane tubahaye ikaze kuko mwabibonye dufite abatumirwa bacu n'abagande turabiyegereje hari abagande bazumva ikinyamurenge rata sibyo bari banange barahari nukuri hano hari n'ubasobanurira wabagande nabo baragu mugumve nyine mugumve ururimi rwacu mugumve hanyuma nukuri dufite abatumirwa abashitsi tubahaye ikaze bavandi murakoze cyane twari twitonze nyine cyane twifashe mu twihanganire twari tutarakigwa ariko no nyine nukuri ikaze byose murarifite n'abakunzi bacu kera babiyegereje kuyo mbiyegereje mba nabaserukiye cyane rwose hari kibazo rero wacaramye nta kibazo ko kera byavivuwe nimwibwira abakunzi bacu hanyuma nyine tuze gukomeza Nindutangira ko mwaje nitwa Munyurwe yego mu rugo ni mu Bugande ariko muri Kongo n'ahantu bita mu Mikarati urumuki uvuge nyine kunyamazi bakaba umurara umukobwa w'abasita hoya nta birebire byo bwishwa ibyo birahagije hari n'abatora ntabwo nari ngiye kubikubaza hari umuntu uvuye ku ruhande gusa ngo ndumwishwa yabyifuje uraza kumubwira ni box sibyo nta kibazo
donc njyewe ndi umuhiga donc turi mu rugo ni Kampala Kameme mwihangane none se wigiye mu Bufaransa ndi umunyamurenge nkaba umuhiga nkaba umwishwa w'abatwari aha mu rugo ni mu Gitasha niho twabaga mu Gitasha ni muco hagati ubu ngubu dusigaye dutuye Kampala ariko muri uyu mwanya ndi hano muri Kenya nishimiye cyane kuba kuri iyi channel tunabasaba abafana banjye bose baza bakurikiranira hirya ndabizi yuko aka kantu kaza kubageraho niba ukageze nukabona kakugezeho wiyunge hamwe cyane n'ukuri dushigikire ajiunge mwene data murakoze cyane n'ukuri hano rero kuri NCTV n'abakunzi bacu bamaze kubimenyera dukunda guha ikaze abatumiko bacu n'ukuri turicara tubaha ikaze ntimubirambirwe kandi buri ruta kwisi umushitsi wari urwawe kuba twabiyegereje nimuguma kumva tutabisa abashitsi mumenye ko nyine tutabiyegereje ariko rero mwihanganire kandi amakazi hano iwacu ni menshi murakaze twumvise Kameme nta kindi kibazo cyane murakoze cyane twashitse n'ukuri mwisanzure mwiyumve ko mwashitse koko imitima ituze hanyuma noneho rutazunguzwa hari abantu benshi bahora bibaza ntago ari nyine je nambariza abakunzi banje kuko ndi intumwa yabo hari abantu benshi bahora bibaza ko wese rutazunguzwa ko afite izina ry'abasaza ari umwana muto bagahora bagira amatsiko yo kumenya ngo se rutazunguzwa kuko rira n'izina ry'abavyeyi be bamwise gute izina ryanjye rya Rutazunguzwa ni iryanje kuva kera nitwaga Rutazunguzwa noneho sokuru niwe rivaho ariko nawe yagiye isakuze sokuru yari umuntu nyine amaze kuba umusore yafataga inka cyane yari umuntu ukomeye cyane yafataga inka yarangiza gufata inka noneho kubera nk'uko yazishobora cyane ahita yiyita wenyine ngo ni Rutazunguzwa n'igihuha igihume cyo kwa Buhiga kugeza no gukorera n'abandi uriya mba narifupishije Rutazunguzwa n'igihuha igihume cyo kwa Buhiga igihuha donc Kameme ni umuyaga wazaga iyo wazaga watwaraga amazu ibiki urumva ntazunguzwa nabi babahamya ni Rutazunguzwa ni ngaho musozi wa Siyoni wewe ko nawe urakomeze umuyaga wantwaye umbona ikirere umuyaga utwaye abantu benshi ndakeka barasobanukiwe ndabizi Rutazunguzwa n'umukomediyani agira iminako agira nyine wanatse turakumenyereye abakuzi abatakuzi nabo tubabwiye ngo bakumenye nabi bakumenye neza rero muraryumvise izina rya Rutazunguzwa izina rya sekuru kandi naryo yaragihindutse cyose rero Rutazunguzwa turashimye cyane ariko ubushize twabonye inkuru imeze gute yewe niba ari nziza niba twoyita nziza ariko ni nziza agira inkuru twagizeho cyo tubona ku mastatasi y'abantu ngo Rutazunguzwa yabomboye Rutazunguzwa yabomboye zagenze gute ngaye duha amakuru ndakeka nawe yakugeze nubwo wenda barakugezeho yatinze ariko nawe wabonye mu statasi y'abantu kuko sitwe tugira abantu benshi kukurusha warabibonye donc njyewe ivyo bintu rero kubivuga biba binagoye kubera kuko ibintu bitabayeho n'abantu benshi wenda bavyizeye ngo byabayeho je kugeza n'ubu ndacizeye kandi rero ikibazo tugira twebwe abantu ba YouTube hari ikintu mutabona cyakubayeho akavuga ngo ni wewe wakigizemo ubushake hari ibyo twogiramo ubushake birashoboka urumva tukabigiramo ubushake ariko icyo twagizemo ubushake tuza kugisobanura nyuma ngo kari iki karagatwiko urumva rero ibyo muzaza mubona byose batuvuga ukabona umuntu atagiye kubivuga hari ukamenya yuko nanjye byanshikiye kimwe nawe nuko uzogushikira rero ibyo bintu baba banyifuriza si bibi kuko ndi mu myaka yo gushaka kandi kubombora si igitangaza kuri njye nanjye ntobombora kabisa ariko nyine kandi nuriya mwana si mubi bari bampuje nawe kuvuga ngo sinamubombora nta gitangaza kirimo ariko rero ntabwo ukura ari kuriya ni ukuvuga iriya foto ibyo byagenze twaragiye turifotoza mu bukwe nje nari natashe ubukwe ngeze muri ubwo bukwe tutashe turifotoza ubukwe burangiye niwe mwifotozanyije gusa oya twifotozanyije n'abantu benshi abakobwa benshi abahungu benshi twarifotozanyije nuko nyuma yaho turangije kwifotoza turaza amafoto yose narayapostinze amafoto yose twifotoreje mu bukwe
byose nje sinza ntora kuri status yanjye no kuvuga ngo niba amafoto nifotoreje ahantu bayampaye nkayabona we icyo gihe ngomba kuyapostinga ntitaye mu mutaraza gutekereza ngo iki urumva none ndayapostinga amafoto yose muri ayo mafoto icyantangaje nuko bagiye batoramo ifoto y'umwana bayitore muri ya foto kandi n'ukuri kose singe kuvuga nabi siwe wari mwiza twifotozanyije wenyine hari harimo abakobwa beza kandi nawe ni mwiza ariko nyine biratangaza kuvuga ngo niwe bahisemo bamayifata ngo urugo ruhire iyo banditseho urugo nyine babonye ari bo mubera uwabibonye niko yabibonye ariko ntafite kumfitiramo yego je nyine ni hako nahisemo kuriya waba uhisemo neza nawe ni mwiza ntabwo ari ku mbaraga namuhitamo ariko nje nyine mwihitiyemo kandi nanje si kuvuga ngo ni igitangaza kuba ntamuhitamo none se ni ukubera iki aribo batoranyije mu bakobwa bose hari ukuntu abantu bashobora kuba babazi bababonana mugendana cyabura babazi ubundi bushuti twakoze ikiganiro mu kiganiro nabaje bamukobwa n'amazi se hari inshuti zawe woba warabwiye basi yuko wenda hari uburyo tuvuganamo nawe koko ku ruhande rwanjye nayo bihuye byavuye naje kumbwira arambwira atawubwiwe wenda nawe ntazi iyo byavuye avuga ati ni kwa kundi biza kuko nigeze kubona igihe kimwe mu minsi ishize cyagiye twari tuyana cyagiye tuje gutegura igiterane irangiye na Nyamujareti mu Kivara twaragiye ngo tugere Kampala Nyamujareti araza n'injye wari wagiye mbere agere Kampala araza ndamwakira turifotoza twifotozanye ya foto niyo cyangwa nayikubise ku rugo ruhiye twageze na Kivara ira mu giterane semeze inkuru zose zagengwa abageni barashitse urumva kandi yaza umuntu Nyamujareti ufite umwana tugiye kungana umuntu umukubise wiwe ariko na kuko uruhinja rungana uruhinja kawe 12 ngo bagiye no ariko Nyamujareti nashimye gusa nyine nuko andutanye kandi Nyamujareti ni umumama cyagomba no kumukinira banamwubahe by the way kabisa muhizi cyubahiro cyiwe kuko no umumama mukuru si umukobwa no mu dutwiko twose azakora bakamushira nari muziza ko nakambere kabaye bukeye kandi mbona Nyabitanga ngo twaswe save the date iyo nanaje kuyibona team ngire ucya mbona hahiye koko nanje nari ngiye kuyiposting kuko nanje neza bigiye kuyiposting uruki kandi uzi neza ko bitari kuko nanje nahise numva kankeneye ubukwe muri uwo mwaka kubera Nyabitanga so byiza uwo posting none ubukwe bukaba urumva no nangize nyine ndavuga ati ntakundi none ubukwe bwa gatatu bakubeshe ubukwe isozi baye ya gatatu urumva no kuvuga iciza kuri je namaze kwereka mu rugo yuko ikintu cyose bavuga ntakiriye bagomba gushakira ko kugeza n'ubu ngubu kuri uyu munsi ntabwo barambira ngo barambaza n'amakuru mbese wabomboye zagenze kwera ko babizi yuko ari ibintu biba bituriho nyine bene ukunguka ariko ntabwo nabomboye sinovuga kandi ngo ndisingo mfite uwanje none se umaze ko tuvuye ngo ufite uwawe kwari kufashemo vuba oya nuko ariko twumvise ariko nico gihe twari n'ubundi amatsiko ndavu turebe ko hanze iyo niwe se wagushize mu rugo wawe cyaro rupeta nubwo mba niyambye nubwo ibi tuzo kwiyambika impeta sibyo none no kwiyaturira neza uru nubwo bukwe nese ko hano iwacu ko hano mu kirambi cyacu ko tugira abakobwa beza babageni ubu kuri amuzuba baca intege ngo nyabona ngo ufite undi ibyo nibyo aya nanone twabishaga nibyo icyo biri ukurira kubabesha kandi ufite undi kandi nanjye sinjinje nyine mubaho usaba ngo bari hano bakenya abakobwa oya nje abakobwa banje ntagarabo kujanwa gusa na buri muntu no kujanwa n'umuntu twizeye nyabo muranyizeye uko twari tukwizeye no mpamvu twari tukubwiye ngo kugira abakobwa bacu bari kukwizera kiburira icyizere uramuntu wese agahurira tutanyizerera none wibaka tureke kwizera tureke kwizera oya nuko uvuze ngo uranyizera oya njyewe umva nkubaza ikibazo mfite iyo uwo mukobwa uwo nyine muri kumwe iyo abonye nka biriya bintu ntabwo nyine agira ikibazo nyine ngo byabaye cyabura ngo yumve yo gukatira kubera ibyo bintu ndi mu mutima wiwe
nose najya kubwira inde uwo mukobwa nyine fiance wawe niba ari fiance wawe fiance wanje uwo nyine wavuze ufite niwe ndi fiance kubaza wanje we kakujya mu rugo n'ababyeyi bameze nawe niko ameze nawe yamaze kwizera hasi ari akazi ikintu cyose cyaba hari abazi yuko ikintu nta mubyeyi bitapfa kumutungura abazi ko ntapfa kumutungura mubiri aranyizera nanjye kamwizera I love you so much I demayi so much demayi wacu turamusuhuje ni ukuri pe aherereye yewe araho ari ni guys mwiza ku bafana bacu rero bari bazi rutazunguzwa yarubatse nguyu yabihakanye ndasambutse rutazunguzwa arasambutse ubu nyine twari tuzi ngo arubatse ariko byaranze yarasambutse ariko tubwiye ko byari afite inyuma ngo ariko afite fiance fiance yarafashwe mwamubona ngo mukorane bimeze none Reka nukuri hagati y'ibisambo bingahe ni Petero ari hagati y'ibisambo yes ayo ijambo ryawe ko ari rike akwerutse gusenga ajyanye kazungu ariko yarose Petero ni cyakoze igihe sabana yaramiyaga narizi ngo niwe wari uri hagati y'ibisambo Yesu bari kumwica oya Petero yihakanye Petero yihakanye Yesu nawe yari hagati y'ibisambo nuko mubonye niko bimeze donc nuko ako ndakubwira Faransa konzi ko ntacuze agafaransa kirango karemerewe oya ndakakubwiye ko twari tuzi kutakaye wakabwiwe nawe yarakabwiwe wakabwiye nawe yarakabwiwe ariko ni kamwe ni donke gusa donc hano hello allo ligi Faransa hizo alors Pascal comme ça antagiye hano hano tugiye kuzajya twiga ibifaransa rero ni ukuri mumenya amakuru ko rutazunguzwa yasambutse ntago yubatse yarasambutse ubu nyine nta rugo afite ariko ngo yarafashwe ayo n'andi makuru abantu benshi bibazaga ariko ndayabagejejeho kuko nyine nabibasezeranye ko nzoza mbagezaho amakuru ya buri munsi mwibaza nzajya yabagezaho hanyuma kuri uyu mwanya yemeye hari ikindi kintu nje cyane ngenza gutinda ku bintu ngenda mbona kuri social media nyine nkumva birantangaje nyine nkumva nabibaza abantu bo bandushaho nk'ubumenyi kandi ngiye kubibabaza mbariza abakunzi banje ijambo yeme hari ukuntu nje simpambi menya ntawe mpengamiyemo kandi sinza aho ndi nyine ariko nyine naje nshaka kubimenya kugira ngo nabanje babimenye hari umuntu tubaza iminsi tubona ngo ni umuvugabutumwa mu ndirimbo ngo ni Ndatabaye abantu baramwikoreye niwe ubushake bwawe Mana niwe nyiriyo ndirimbo ngaho abantu bashaka iyo ndirimbo uwo muntu none indirimbo rutazunguzwa zikoko uwo muntu ni umusitari mu buzima bwanje niyemeje yuko murumva ko abantu bazi iyo ndirimbo mwibuka umuntu wayikoze ibyo ni ibihuha biri kugenda bivugwa hanze bavuga ko ngo yakoze ibara ngo kuba yaragiye muri pisine ngo ni ikibazo ngo akigaragaza ngo ari kumwe n'umugore we ngo kubera ko ngo ari umuririmbyi uvuze ngo ni ibihuha njyewe niko nabyumvise ko ntago warabihamya urabihamya ko ari byo nawe urabyemera ko ari byo koko ari ikosa yakoze kuri video yaragaragaye yego ariko nabonye ari ukwinjoyinga ari injoyinze n'umuryango we ntago yanavuze kubera ari kumwe n'undi mugore ariko kwambara ntacyaha kirimo umuntu yambara bijanye n'amahitamo yiwe kandi yari mu mazi ikambabwire rero uburyo bimeze sibyo buriya hari ingendo y'umukristo urumva umukristo agomba kuba icyitegererezo agomba kuba donke icyitegererezo cy'abamubona bose ni ukuvuga uriya mutipe icyizere tumufitiye cyakagombye gukora biriya ndetse icyizere kiri mu kabutura hariya kiriya kintu niba yarambaye ikabutura ntako nari navuze aho urabona hariya kiriya kintu yakoze urumva kiriya ntawe gitaniye n'ibyo Diamond yokora Garasa gikoze hariya kuvuga ati twabonye Garasa ari kuenjoyinga ari mu mazi ameze neza nta kibazo kuko n'uwizisi sibyo n'umwana w'isi ariko rero donc alors none se Ndatabaye n'uwishu reba reka mbereke tunave noneho muri blague treseri nimba umuntu ari umukirisitu ugomba kubera abandi icyitegererezo imbuto zawe werera abandi
nizo zituma tumenya ahubwo rutazungwa kubera ko banzu tuce mu kanwa n'utagakwiramo uburyo bimeze rero nuko nguko no kuvuga uriya muhungu maze mutegere nidatabaye ndatabaye kuvuga ngo afate video ari mu mazi n'umugore boga urumva namara ashire kuri buriya nta kintu kirebwa cyane ka TikTok niyo yabishizeho ashire kuri TikTok urumva bari mu mazi bambaye ubusa ntabwo bari bambaye neza jewe mpagararanye ira ni imyenda yo kogana muri dushe kuri abari bambaye muri dushe uja kogana iriya myenda bari muri piscine yari yambaye akantu kagerera muri piscine wajana uyu mupira muri piscine wajana umupira kabisa agomba kugenda marko akagenda mwibanga ntabitwereke kandi umupira ntawe yari yambaye ariko ari ikintu muzamwitiranya niba umuntu ari umuhanzi ntabwo ari ukuvuga ngo agomba ngo kwifata cyane si pasiteri nese mu mazi koko yari kujana costume reka mbabwire rero buri ntabwo ari so kwifata ugomba gukoresha habe tuvuge nimba ugomba kugaragarira nimba ufite ikintu wagaragariyemo abantu ugomba kukigendera wa murongo tuvuge nje ndi umukomedi sibyo mu bintu byose n'ibiganiro byanjye mpavuma mubona nshiramo utuntu two gusetsa suko mba naniwe kuba seri urumva nuko mba nerekana ndi kuganisha n'ibyo nkora mu buryo umuntu avuga ati si umutipe ko asetsa cyane ni ibiki ko atari seriye urumva bamubwira ati uyu ni umukomedi ariko nimba ndi umukirisitu ngomba kwitwararika impano itandukanye n'ubukirisitu bw'ikirisitu afite impano yo kuririmba we si impano ko atararirimbiza izisi niwo twereka ko ari umukirisitu aturirimbira indirimbo nose reka nkubaza akabazo kukira Meddy ko azaririmba izisi akabaronge akaririmba n'iy'Imana bivuze ko ngo ari umukirisitu kandi ari wese wari wabona ko rirazi taza akora amavideo afashe inda y'umugore bahagaze bari kugira inde Meddy kabisubize biranumvikana kuko ibyo bintu byabaye kandi video ya Meddy ifoto bafashe na Meddy n'umugore ntabwo umugore yari ifoto yari iriho ifoto umugore yari yambaye nuko batari mu mazi yambaye ibintu bigere ririya hasi Meddy se ni unaniwe kwishura amazi ndayatuzi yagereraga hari urumva Meddy akaza agafatira hano kunda nyine umugore yambaye ibintu bikaha nawe uriyawe iwe ni ibintu bigaragara amazi bimeze nyine umuntu ariko n'abantu baririmba gospel mugomba kumenya ko impano itandukanye n'ubukristo kandi umuntu niba yumva ibyo ngibyo bitamubangamiye ni gute mwewe bibabangamiye impano itandukanye n'ubukristo nawe urabyemeza yuko buriya atari ubukristo yakoresheje ariko nta bupagani kandi burimo ko niba mubona bitamucira cyane kambabwira ukuri tawe mpenga ari ndatabaye simushigikiye ubundi buriya kuba yarambaye kuri akaja muri piscine kandi yaratugaragarije ishusho yo kwaza aririmba ari umukozi w'Imana atanga ubutumwa mu ndirimbo ariko kandi nkongera nkamugarukira nkavuga ngo ubuzima kandi bwo hanze ntawo buhuriye kandi nubwo mwikanisa urukumva njewe ndabashigikiye ndatabaye mu buryo bubiri kandi nongeye kandi simushigikire mu bundi buryo buvuge bwose reka mvuge mu buryo mushigikiyemo ndatabaye afite umuryango sibyo ico ni icambere kandi agomba kuwushimisha rero ntabwo agomba kuja mu z'ubukristo ngo yibaye umuryango gushimisha umuryango ni ngombwa ngo yerekese ubusa bwiwe n'ubuswa bw'umukobwa wiwe zose agende avyereke sebukwe na base ariko tagitagaza yakoze kuvuga ubusa muri kubikabya ntabwo yari yabusa nabonye niyo mpamvu ngira nkavuga ngo wenyine yakoze video ya kabiri avuga ngo mumbabarire oya ntabwo yavuze yabihereye oya yabihereye aravuga ngo none nsanya amakositime yambika umugore ishati yambaye ipantaro n'umwe yambaye iki ariko ntakoze yakoze oya yashatse kwisigura avuga ngo abavuze noneho mureke zubajana amakositime mu mazi kugira ngo munyugwe yarasa nyine nubabwiye ngo yashanye oya ariko ntagitangaza kirakoga kuri piscine atwereke buri munsi content yiwe agomba kutwereka kuko afite umuryango agomba kuwunezeza hano hanze n'umwe ni babiri babikora ariko kubera ko batigeze baririmba murambwira akantu umuryango ugomba kunezeza agomba kunezeza ngo umuryango kunezeza ni ukuba babona umwana wabo ari umukirisitu ico nico kintu umuryango oya turi kuvuga umugore we n'umugore wiwe bose nuko ariko nkubyiza ukuri ari se ari nyina kuvuga ngo abone biriya bintu none se ubwo aramunejeje ngawe wewe ukoze iriya video sibyo cyangwa ubonye murumuna wawe mwebwe niba ari umunani cyangwa bakuru bawe umubonye ari na bofu wawe
bari muri kariya kantu nawe ubwawe wenyine reka kubwiza ukuri uretse no kubabonana n'abapositi nta gitangaza kirimo ikibi ni uko nakurikirana cyane narayirebye nsubira kuri YouTube kandi uzi indirimbo ze wa muhungu njaga kuyireba murirenda akumiro n'isosi y'ifundi bigenze gute kera arambitse agakiza akarambikiye ku mazi ariko ntawe yakarambikiye ntabwo yigeze akarambika tuja mu mazi kandi jewe sindi wa reka nkubwire bitazungu wenda ngo ndi umuyumbi hejuru cyane ariko nzaja mu mazi koga ameze kuriya yarambikiye n'ubu mugiye gusenga nta gitangaza ko yakumvirwa kurenza kandi yarakoze biriya rero ubukristo ntaho butaniye n'ibintu by'umuco cyangwa rero tuvuge nta muco urimo sibyo ariko ntaho bitaniye n'ibintu by'ubuzima busanzwe waba umukristo mu rusengero ariko wagaranze kandi ugakora iby'ubuzima busanzwe si ngombwa gusoza ugendana n'umwanya wo kurya si ngombwa gusoza ugendana n'amamicrophone umwanya wo kurya sibyo cyangwa se umwanya wo kwinjoyinga musohotse n'inshuti zawe n'abana bawe n'umugore wawe rero muzamureka gucanga ibintu rero kuko numva je ndamuhengamiyeho uruhande rumwe ariko kandi urundi ruhande nawe yakabije rero njyewe sinzi aho mpengamiye uri hose ntabwo nice ndi hose jewe ndaho yakabije kandi ndaho ntaco yakoze nyine nari ngiye kuvuga ngo nasumiwe reka nemere twagwa nyine ntakosa afite nawe ngarukiye mama wagarutse mu oya njyewe sinago nakubyo ntahonye ari ugukora neza uruhande rumwe wavuze ngo uruhande rumwe ndamugaye urundi ubwo mugayeho nyine yakoze abakoza cyane kwishiranze kandi uzi uko atizina sibyo ariko kandi ahandi ndamugarukiye ahandi ndamugarukiye agomba kwinjoyinga n'ubuzima n'ubundi nta myaka ijana agomba kwinezeza agakora ibyo ashaka si ukuvuga ngo kwinjoyinga ni igitangaza aba yakoze sibyo ariko ugomba kumenya uwo uriwe ukamenya ati nje ni ukuvuga ubundi kamenya nimba uzi ngo ngiye nkora iki kintu sibyo nduyu nguyu ngendera muri ngomba gukora ibisa nabyo urumva hariyo kwinezeza kwa gikristo kabisa hariyo kwinezeza byari ikintu sasa ngiye kwibaza kuri aho rutazunguzwa vuze sibyo none se umuntu ufite amaso atukura banywa inzoga cyangwa amatabi icyo ni ikibazo ndabajije ari ukuntu abantu nyine bazajije umuntu bamubonye ukuntu agaragara inyuma cyangwa umuntu yambara umwenda mugufi w'umukobwa yabaye ikirara cyangwa yambara ibirebire ari n'ikiraro kijya cya nyuma mukavuga ko ari umukizwa rero ikintu mvuze nawe kuri ndatabaye kandi ndatabaye nawe kuba yaragiye koga muri pisine yambaye ubusa ntibivuze ko n'ubundi atari umukristo n'ubundi akomeje kuba umukristo kandi ntabwo yari yambaye ubusa yari yambaye neza n'ubundi umuntu wese abe naje n'umwe koga n'umugabo ntagitangaza ko nagenda naje nambaye kuri nyine tugiye muzayibona nuko tutaragenda nitugenda rero sinzatinye kuyipostinga ngo nuko ari intuzi ariko bizeza mani muri gusakuza inyuma ya kamera umugabo yaravuze ngo ibyo bintu ni ukuri ko umwana reka mbabwire jewe njanye n'umugabo wawe nanje nobishiraho nta gitangaza kirimo kuko kwinjoyinga ntaho bivuge n'ubukristo kandi nokomeza nkaba umwana wa pasiteri reka nkubwire inama buriya twebwe abantu bakuru uzoza utwumvira akanwa k'umukuru kararura kuri tikabesha buriya nimba watekereza nawe kuzokora bene kiriya kintu wamugenda ubireke tukongere no kubitekereza uzomenye impamvu twicaye hano impamvu turi kuvuga uriya iyo mpamvu nawe niyo tuzokora kandi reka mbabwire buriya abantu hari abantu bazi ngo wenda kubakira izina ni mu kintu kibi buriya nta kintu gishimisha nko kubaka izina gahoro gahoro uca mu bintu bibi wazogera aho ngaho wewe uzi gusa kuri mu bintu byiza ukurikirana ikintu cyiza iyo uzamutse ukagera hejuru uravuga ati kabisa nzamutse nk'umugabo ariko iyo uri kuzamukira mu tuntu bene two hasi twe urukoza soni uyu munsi ngo yerekanye buriya nta kintu kigomba n'imyenda impamvu yaje kugira ngo duhishe ubusa bwacu kandi buriya iyo werekanye ubusa bwawe hano niko mu mutwe wawe nawe haba ari ubusa urumva ni ukuvuga ngo ntabwo ugomba kwerekana ubusa bwawe kameme iyo ubwerekanye uba werekanye mu mutwe icurico ntabwo uriya we yerekanye ubusa sibyo kandi ibyo yakoze birasanzwe kabisa ku muntu ukora ibintu by'isi by'isi si by'ijuru n'ibihe tukiri hamwe isi byose dukora iby'isi yabe no kuririmba n'iby'isi oya buri muntu azaza ameze
cyitegererezo cundi tuvuge nimba nje kumupagani muri iyi minsi sibyo hari abantu baza urabona ka Diamond hariye iwari harakarayobya abantu sibyo ariko kandi yishakira ifaranga ushobora gusanga iwe yiki ari umukirisitu mu byazokizwa urumva bya bindi byose biribagirana yakishijwe none agafata indi nzira nabigera bireka ariko mu gihe wewe uzi ngo uyu munsi uri mu nzira iganisha mu ijuru uyoboye intama sibyo none uriya yaratuyoboye ari uri imbere nukuvuga hariya yarageze none bitwereka ko twese tugomba kurohama muri iriya ntuze muri ariya amazi bari ako tacha kurohama tugomba kuja muri iriya piscine mu ntama ziwayoboye urumva kandi kameme rero umuntu uyoboye intama zagi Kristo agomba kwitwararika kuri ijambo ry'Imana ribafasha amen oya pastor icyo cyo ntago nshigikiranye nawe muri comment tuzoreba abantu jewe nubundi sero n'umutumirwa wacu none wavuga ko Ndatabaye yakoze amakosa ariko kandi twebwe ku rundi ruhande tuvuga ko yakoze amakosa ariko kandi n'ahandi kandi afite rezo rero abakunzi bacu muze kutubwira mwako mubibona umutumirwa none niko atubwiye tagitangaza ko rero twotumira undi mutumirwa nawe umushima agahinyuza bino Ndataba takosa wakoze ariko ikosa wakoze nuko uri umukirisitu warakoze ibitari by'abakirisitu biriya si by'abapagani niyo byanditse muri Bibiliya ko kuja koga ari bupagani taho biri rero abakunzi bacu bafite n'amandi kuzeho kuyacu nyabona mutubwire muri comment mvuga se Ndatabaye koko yakoze ikosa cyangwa ntajyo yakoze umutumirwa none we yatwemeje ko Ndatabaye yakoze ikosa ariko kandi urundi ruhande hari abandi kandi bavuga ko Ndatabaye atakoze ikosa yitwa kimwe cyo gihari muze kutubwira mutubwire tumenye ukuri n'ukuhe asigaye dushimira abatumiko bacu mwakoze kunenga n'abashimye nabo twese turabashimiye kuko ntituzi ukuri uko ariko kubantu kandi buri wese washimye ibyo yakoze iwe arabishigikiye cyane n'ukuri twazanye mu nzira imwe ko nidusubira turacenze nese muranganye Ndatabaye aho aricara aratuje rero nta mpamvu yo kubipfa wewe uramugaye iwe aramushigikiye nta gitangaza kirimo n'abakunzi bacu bafite abamugaye bafite n'ababashimye rero nta mpamvu yo kujija Ndatabaye yakoze ikintu kimuri ku mutima kandi agomba kimuhesha ko nisho kimuhesheje amahoro muri we wabonye ko na nyuma yagarutse nyine avuga ababereka ko n'ubundi niko kubihinyuza usibyo abereka ko n'ubundi reka noneho gankanye n'amakoti kugira ngo mwishime ariko byari ku mutima wiwe n'ubuzima bwaje niyemeje yuko zagukorera Mana ngeze kugupfa nikuya kuyikorera ariko yayikoreye nibwo buryo bwiyo yayikoreyemo Sandre de visage rero n'ukuri turabashimiye no mu bakunzi bacu hari abagaya hari abashima kuko twese twabibonye twabuze buri wese agira wafata kandi buri wese agira ibitekerezo sibyo n'ukuri buri wese ntiyo kumva wowe urashaka kumbwira amakuru ukayumva uko anje apaka yumva ukwiye rero nayo makuru nayo uyu yayumvise uko uyu yayumva uko naje nayumvise uko anje genda kumwe cyo gukora namwe muje gushira muri comment mutubwire ibitekerezo zanyu hanyuma ntubona majorite abavuze ikintu ari benshi nico tuzagenda tukavuga ati umusore wabandi tumwiyorere nta makosa afite cyangwa tuvuga ati reka tukongere tumwatake kuko afite amakosa bizavana namwe kuri nyine muzabivuga rero dushimira abaturiko bacu mwakoze n'ukuri abakozi bacu niba bakenera muzagaruke nikaze n'ukuri mu kirambici wacu turabakunda bienvenue muhawe ikaze n'ukuri merci n'abaturiko bacu turabashimiye abo twabanye gwera dutangiye kugeza uyu mwanya dusoje ikiganiro mwabonye discussion twakoze namwe murasabwa gusa kutubwira uko byagenze nyine mukatubwira pariti mushigikiyemo asigaye mwakoze mwibuke gukora subscribe musharinge mukore like ibyo byose asigaye turabakunda cyane ese kuvuga ngo turabakunda mu gifaransa ni witeteme beaucoup je t'aime beaucoup je vous aime beaucoup turabakunda cyane ni je t'aime beaucoup je t'aime niwe wongeyeho icyo ni icyawe rero n'ukuri turabakunda cyane I love you so much bye bye